Nitwa Mukasonga Zura Esther. Zura ni izina ababyeyi banyise, hanyuma Esteri ni izina Kristo yanyise. Amen. Impamvu nitwa Zura, navukiye muri Islam, nkuriramo kuva mu gisekuru cyacu cyose n'Abayisilamu. Hanyuma nza kugirirwa umugisha, niga Korani mfite imyaka 3, niyo gardienne nize, ndangiza igitabo cya mbere cyitwa Juzama, hanyuma nza kurangiza ibitabo 30, ndangije umwaka wa 8. Ngirirwa amahirwe shaka i Kigali, iwacu ni Nyanza Mugandamure mu nce z'Ibutare. Hanyuma shaka i Kigali, umugabo wanjye n'uwo mu Biryogo. Urumva kuva i Mugandamure ugashaka mu Biryogo, wabonaga Yesu ntaho yanyura. Haleluya, haleluya. Ako gace k'iwacu nta mukristo wigeze uhaba. Twamye tutakunda Kristo, dukura tutamukunda, ndetse n'abantu babizi neza yuko ako gace gatuwe n'Abayisilamu. Ariko mumfashe dushime Yesu yarampamagaye. Haleluya. Narahamagawe nkuko namwe mwahamagawe. Nagira ubuntu bwo kuza mu gisekuru cyo kwa Isaka. Iryo ni ishimwe rikomeye. Nagira ubuntu bwo kuba ndi umuragwa. Haleluya. Nagira ubuntu bwo kuba ndi ishyanga ryera. Nagira ubuntu bwo ko ndi umwana w'Imana. Haleluya. Ko ari ishimwe rikomeye. Birashoboka ko ushobora kubyumva ukumva ngo ni bisanzwe, ariko guhamagarwa na Yesu si ibintu bisanzwe. Nimba warahamagawe, uri ishyanga ryera, uri umwana w'Imana, uri ubwoko Imana yironkeye, nta mpamvu rero itanagurwanirira. Yesu ashimwe. Hanyuma rero ndavuga ku buhamyaho gatoya by'ibisuku nakijijwe, mvuge ijambo ry'Imana ritoya, hanyuma nzagaruka. Yesu ashimwe. Imana rero yarampamagaye, impamagara mvuga butumwa muri Islam. Niyo mpamvu ntajya ntinya kuvuga ubutumwa, niyo wampagarika ahariho hose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ese haraba Imana ahamagaye bavuyeyo ngo turebe? Haleluya. Nubwo mubona amaboko ari makeya, ariko agiye kuba menshi. Nukuri. Nukuri. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ese mujya mubagirira umutwaro? Haleluya. Imana iri kuduhamagara rero, kandi Imana ni nziza. Ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo n'abana 4, mfite n'umukwe n'umwuzukuru. Yesu ashimwe. Hanyuma umugabo wanjye we ntaraza, maze imyaka 16 nyijijwe. Umugabo wanjye we aracyariyo, ariko ari hafi kuza. Amen. Shimye Imana ko abana bose baje. Amen. Haleluya. Ndetse no twashingiye n'umukristo. Numva ari ishimwe rikomeye. Ariko narahamagawe. Mumere Imana icyubahiro. Mana uhabwe icyubahiro, narahamagawe. Cyakabiri naratoranyijwe. Zimana kugutoranya mu muryango, ikagutoranya muri communauté, ikakwihishurira ukayimenya, n'ishimwe rikomeye. Amen. Hanyuma rero nahamagawe ni umuntu umeze gutyo bikomeye, ariko igihe kimwe nari ngiye kujya kwigisha ahantu i Masaka. Nageze i Kigali, tanjya kwiga Korani, kwishyira mu mategeko, mvamo ndi mwarimu ku musigiti uba umunyakabanda hano wa Taufike, nigishaga abana. Birangiza ariko n'ubundi numva ntafite gahunda yo kuba umukristo. Hanyuma ndi kwishaka ibintu nzajya kwigisha, Imana irampamagara. Yesu ashimwe. Irampamagara, ingirira neza, yo kabyara, iranyihishurira muri Korani.
inyihishurira mu mirongo, ntago ndi buvuge yose ariko ndavugamo ibiri. Nari ndimo soma Korani ngira amatsiko yo kumenya ngo mbese uyu mugabo witwa Imurani, nari ngeze ku gitabo cya 3 cya Korani, ntangira kwibaza ngo uyu mugabo witwa Imurani ese kubera iki Imana yamwitiriye igitabo. Soma nzajya kwigisha Masaka ku cyumweru, ariko nari ndi muri Korani ndi gutegura nzajya kwigisha, ariko Kristo arampamagara. Ndasoma, maze gusoma nsanga Imurani ngo yari umugabo ukunda Imana, ariko mpishukirwa ko Imurani ari we se wa Mariya nyina wa Yesu. Ngira amatsiko menshi yo kuvuga ngo se buriya muri Korani yacu tugiramo inkuru za Mariyamu. Hanyuma nsoma nshishikariye kugira ngo menye ngo uyu Mariyamu ni muntu ki, ese Mariyamu kuki bamwitiriye igitabo, nako Mariyamu kuki yavutse kwa Imurani bitiriye igitabo. Nza gusanga Mariya ari we nyina wa Yesu, n'ubundi nari nsanzwe mbizi ariko sinari nzi ko biri muri Korani yacu. Nshima Imana rero yuko muri uko gusesengura, kubaririza, kumenya, nahishukiwe neza yuko Yesu ari umwana w'Imana mbikuye muri Korani mu murongo waho wa 39, aho marayika Gabriel yabwiye Zakariya, aramubwira ngo Zakariya, tuguhaye umwana w'umuhungu, uzamwita Yahya, kandi azabaje kuvuga ko hari ijambo ry'Imana rigiye kuza ku isi, ari we Isa. Isa rero ni we Yesu. Ndavuga ni burya Yahya ari we Yohana yahamagariwe kugira ngo aze kuvuga ko hari ijambo ry'Imana rigiye kuza ku isi. Guhera uwo munsi rero menya ko Isa atari intumwa, ahubwo ari ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ashimye cyane. Nguko uko nakijijwe. Yesu yafashe uwo murongo arawutobatoba nsiga ku maso, menya ko Yesu ari ijambo atari intumwa. Haleluya. Reka mbabwise ukuri, ntago ibyo bintu byari byoroshye. Gwishukirwa ibyo bintu ntago byoroshye. Natangiye kubaza Yesu, ndamubaza ngo none se Yesu ni umwana we? Yesu sinari imuzi, nabazaga Imana, Yesu ni umwana w'Imana cyangwa ni intumwa y'Imana? Ntangira gukora ubushakashatsi mpereye kuri Korani nari mfite, mbaza abashehe, mbaza abarokore, numva nshaka kumenya ese Yesu koko ni umwana w'Imana cyangwa ni intumwa y'Imana. Hanyuma nagiraga n'isoni zo kwibaza abarokore cyane, ntangira kujya numva Radio Umucyo. Mfunguye radio umunsi umwe numva harimo umugore urimo kuvuga, hari kuwa mbere saa 2, arimo kuvuga ngo nuko ngo ahantu twari turi mu cyumba ngo Imana irururuka irazivugana natwe. Ndavuga ariko barokore barakabya we Imana. Ndamuhamagara, ndamubaza nisubwe iyo Mana yaciye mu madirishya, mujya kuyibona mukabona iciye mu gisenge. Arambaza ati se witwa nde? Ndamujyane nitwa Zura. Utuye hese? Ntintuye mu Biryogo. Ngo mu Biryogo niho itamanukira ngo ariko iwacu irururuka. Haleluya. Ndavuga ubu ninza nzayibona, batuzaze uzayibona. Haleluya. Naje nkuko namwe mwaje. Noneho ngiyeyo, ikintu cyambabaje nasanze turi babiri muri biro. Nkajya mubaza ni se Yamana iraza ryari? Arambwira ngo 2 batatu aho bateraniye ngo irururuka ngikaze. Hayiwe, numva ndapfuye. Ndabaza koko ubu wagiye kuri radio ubeshya abantu ngo Imana ngo irururuka ari ibyo ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. Ati wamba bari ukakira agakiza, ati ko urebe Imana igushaka. Narabivugaga nkarira cyane. Noneho agakiza nkumva ni nk'akana ashobora kuncomekamo ngahitamo umukafiri. Ambya ni woya hita nsohoka muri biro we niruka. Ariko ngeze mu rugo ndababara, ndavuga ngo Mana mbwira Yesu ni umwana wawe cyangwa ni intumwa yawe? Reka mbabwire, iyo duhamagaye Yesu araza. Kabona niyo waba utamuzi upfa kuba wamuhamagaye. Mbwira Imana ngo nsobanurira uyu Yesu ninde, ni umwana wawe, ni intumwa yawe. Shima Imana ivuga. Haleluya. Imana yaramvugishije. Umunsi umwe ndamanuka njya ku mupasiteri umwe witwa Mutesi, twari duturanye n'iwabo, nari maze kwimukira mu Nyakabanda. Mpageze asohoka mu nzu afite ibitotsi byinshi, ambwira ko yaraye mu masengesho. Namubwira nta kibazo, ndi kuganira na mama. Ariko yinjiye mu nzu, Imana amubwira ngo noneho ngo Zura ndamuzanye.
arongera agaruka hanze aricara. Niko utaryamye ngo yandagira ngo tuganire. Ati wazadusuye ku rusengero. Nireka reka nimwe mubangikanye Imana. Nari nyihagazeho. Ndangije umuntu ahita amuhamagara ati nji wanyu. Ahita mfata ukuboko ati hano haje umupasiteri usizwe amavuta se ndayazishwe. Tugerana muri salo ariko basenga ndeba ngo batanshyiramo ibyo bintu. Barasenga ngiye kumva numva wa mupasiteri arasimbutse aramfasha ngo umva uko Uwiteka avugana nawe. Nibi bintu ndabyanga we. Ubusa Uwiteka ari ngo aravuze ngo niwe waguhamagaye kandi niwe wakihishuriye kugira ngo umubohorere intama. Haleluya. Numva icyo nicyo ariko numva si gikomeye. Ngo yakurindiye ahakomeye ngo uba warageze ahacecekerwa ngo ariko yari agufiteho umugambi. Icyo nacyo numva kiraho. Ariko kuko nari imaze iminsi mbwira Imana ngo Mana muri izi nzira ebyiri inzira ijya mu ijuru ni iyihe? Yesu n'umwana wawe ni intumwe, inzira ngomba kunyura nkakubona ni iyihe? Avuga ikintu cyemeje umutima wanjye. Imana irambwira ngo dore urimo urambaza inzira ebyiri, akira Yesu kuko niyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Ndavuga ntiravuze. Hari igihe twemeza kwivuze. Ndavuga ngo ibi bintu bimaze igihe bindiza n'umugabo tubana ntazi bindiza, Imana ikabivuza inzizira. Hita mbabaza ngo kwakira uwo mugabo bisaba iki? Bati bisaba gupfukama. Biranoroshye. Ndapfukama. Bati zamura amaboko. Ndayazamura. Bati vuga Mwami Yesu. Umuririmbyi yuzuye Umwuka Wera aravuga ngo sinzibagirwa ngo igihe nakizwaga ngo ubwo Yesu yinjiraga muri njyewe. Haleluya, haleluya. Nimba wibuka uwo munsi Imana icyubahiro warahamagawe. Haleluya. Ntago byoroshye kumanuka uri umuyisilamu ukazamuka wabaye umukristo. Biroroshye kuzamuka wambaye jiribabi Yesu ugahita umwakira akihisha mu majiribabi. Biroroshye? Ntago byoroshye. Natura ibyaha ko nari mbifite, Imana irambabarira. Ndazamuka ngeri wanjye ariko nkajya nibaza ngewe kanaka wo kwa kanaka muri community y'abayisilamu, mugabo wanjye n'umuyisilamu, bose koko Yesu nzamuvuga. Numvaga ngiye kumuhisha hano ku buryo naza gutwara itorero azantwara. Ariko reba ukuntu umuhamya imbere y'abantu bangana gutya. Amen. Yesu akwiriye kwamamara. Yamamara Yesu. Haleluya. Ibintu ndabihisha ariko hari icyo nshima Yesu ngiye gusorezaho ku buhamya bwanjye nkavuga ijambo gato nkasoza. Yarambabariye. Icyo kinezeza umutima wanjye. Yarambatuye. Icyo kinezeza umutima wanjye. Ariko cyane cyane yarambabariye. Haleluya. Narababariwe. Ninde wari kumbabarira ariko buriya? Ninde so wari kukubabarira? Muririmbyi yuzuye Umwuka Wera aravuga ngo ni igitangaza pe. Ariko reka mbabwire icyo nababariwe, wenda ngisorezeho. Nkiri umuyisilamu njye n'umugabo wanjye twarishingiye. None igihe kiragera twumva dushaka gukiranuka ku Mana. Turavuga tudusezerana imbere y'Imana aribyo bita kunga indoa. Mwezi Ramazani yari igiye kugera, turavuga ntago twajya duhora dufunga mwezi Ramazani tutarakiranutse ku Mana nk'abantu bishingiye, ubwo tubarwaho icyaha nyene cy'ubusambanyi. Hanyuma tujya kwa shehe, tujya kwirega. Hanyuma itegeko rivuga ngo tugomba gukubitwa inkoni 100, umwe 100 n'undi 100. Ntago tuzigabana umwe senkani cyangwa senkani, oya. Zari 100 tugakurwaho icyaha kimwe cy'ubusambanyi. Wari umunsi mwiza, bateka ipilawu, duteka inyama. Aho twe twagiye gukubitirwa hari muri famiye.
hari abashehe baraza bagiye guca inkoni abari buzibare, ayiwe ariko ko twababariwora. Haleluya. Ntago cyari ikintu cyoroshye. Noneho ngewe ntago nkunda ikintu cyose cyatuma nkiranuka. Mugabo rero kuva yanabaho ntarakubitwa, akajya mbaza ati ariko sezu turazikira? Nkamubaza nkamubwira ni mu izina rya oya, nkamubwira ni turazikira. Afata ipantaro y'ikobo, ikanzu y'abayisilamu ashyiramo ikobo imbere ikomeye, turagenda. Barankubita ko ntidukubitirwa hamwe, abagabo bakubitirwa mu bagabo n'abagore bagakubitirwa mu bagore. Ngewe batangira kunkubita, hanyuma ndazirangiza, hanyuma bajya ku mugabo baramukubita, ageze kuri 60 ariruka, bazimukubita umugenda ariko zirarangira, akurwaho icyaha kimwe cy'ubusambanyi, inkoni 100. Iyo turi hano tuba turi hano kugira ngo duserebure amaraso. Haleluya. Amaraso ya Yesu yadukuyeho ibyaha tudakubiswe, nta nkoni zihari. Ayiwe kurura ayo maraso, ndakwinginze kurura amaraso ya Yesu. Nidushaka tujya tuza hano tuvuga intsinzi ya Yesu. Yesu yarakoze, yemeye kujya ku musaraba, arabambwa turabamburwa, yemera gukubitwa kugira ngo adukize inkoni 100. Ayiwe haleluya. Akwereka mbabazi, reka mbabaze. Iyo twari kujya dusanga hano ku gatuti hari inkoni, naribye 100. Nibutse ko nanasambanye ngwino 100, ariko nabuze n'amagambo 100 batwica. Ariko hari ikiguzi cy'amaraso ya Kristo yatanze kugira ngo tubaturwe. Warakoze Yesu, warakoze Mwami, warakoze cyane, ni wamamare cyane, zina ryawe rihabwe icyubahiro. Amaraso ya Yesu yarakoze. Haleluya. Kunda amaraso ya Yesu, kunda amaraso ya Yesu. Haleluya. Tumuzamurire icyubahiro. Yarakoze Yesu, yarakoze. Yesu ashimye cyane. Ngiye gusoma ijambo rito cyane rikubwira, ndashaka gusa nkubwire ese Yesu yakoze iki kugira ngo anzane mu gakiza. Ni ijambo riri mu Itangiriro ibice 12. Ubwo nibwo bwari ubuhamya bwanjye muri make, ariko nzagaruka mbubahe bwose. Biroroshye kumva Imana iguhamagara. Wari umunsi umwe uryamye n'umutware, Imana ikaguhamagara ukabyuka, Mana uri Imana, undi nawe ari muri ibi. Biroroshye? Haleluya. Urabona byoroshye? Oya, ntago byoroshye. Ariko Imana tubibanyemo imyaka 16. Habayeho intambara, famiye ziranca na waranyirukana, ariko Imana yamamare kuko turi kumwe. Yesu ashimwe. Uramutse unamvuze byakubera bibi, arakubaza ati Imana ya madamu, Imana yacu. Haleluya. Imana yacu sha, Imana yacu turwanirira, yitwa intwari mu ntambara, Jehova Nisi. Haleluya. Nubwo najyaga mbona umusozi wo kuyihamya ari muremure, ayiwe, ariko abango nubwo urumbaraye cyane za kubona uri, nabonye uwo musozi uriduka, ndahita ndi guhamya Imana. 16:12 ivuga iki rero? Ivuga uwo ndiwe. Haleluya. Nawe uriwe. Yesu ashimwe. 16:12 iravuga ngo, Itangiriro haravuga ngo hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo, azatura imbere ya bene se bose. Reka mere ku 9. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati
subirayo kwa nyokobuja wemera ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati dore uratwite uzabyara umuhungu uzamwita Ishimayeli kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ni itangazo natangaga ko Kristo yampamagaye. Muri iki cyanditswe nari mwene Ishimayeli. Haleluya. Abishimayeli mwumvishe isezerano ryabo. Imana ibwira Hagari inshoreke ya Aburahamu, iramubwira ngo Hagari muja wa Sarayi igihe yari ahunze, iramubwira ngo uratwite, utwite umwana w'umuhungu kandi uwo mwana w'umuhungu uzamwite Ishimayeli. Umva isezerano rya Ishimayeli, wumve yuko nari kurigumamo. Aramubwira ngo azagira ubwenge nk'ubw'imparage. Tekereza ubutwite Imana ikakubwira ngo umwana utwite azagira ubwenge nk'ubw'imparage, ntago wababara? Ryaba ari isezerano ngo azagira ubwenge nk'ubw'imparage Ishimayeli, ngo azagira umuntu wese umubisha we n'abandi bose bazamugira umubisha wabo, ngo azatura imbere ya bene se bose. Ndashima Imana ko yanguye muri iryo sezerano, kuko ntabwo iryo ryari isezerano. Kubona umuntu wese akakugira umubisha we n'undi akakugira ntabwo ryari ryo. Abayisilamu batoroka kuri Ishimayeli, kuri Hagari na Ishimayeli niho baturuka. Ariko Kristo umunsi umwe aranyitegereza, aranzana ntuza muri iki gisekuru cyo kwa Isaka, igisekuru cy'abaragwa, igisekuru cy'ishyanga ryera, igisekuru gifite Imana yaremye isi n'ijuru, igisekuru kivuga Imana nyamana, Elohimu El Shaddai, Imana ikomeye, Imana y'icyubahiro, Imana y'ubushobozi bwinshi, Imana y'ubutwari bwinshi. Ibona ko mberewe no kuba muri icyo gisekuru. Igihe kimwe Kristo yahagarara ku bicu nanjye akampamagara. Haleluya, haleluya. Igisekuru cyatoranyijwe n'Imana ni igisekuru cyo kwa Isaka, kirabyina bikemera, cyahimbaza bikemera, cyatera haleluya bikemera. Kuko aho narindi nta haleluya zihari, nta namina zihari. Nintera haleluya ujye unyikiriza haleluya. Iki gisekuru nicyo kivuga ayo magambo gusa. Imana ibaha umugisha. Rero turasoje, ariko ndumva twasengera abataragira umucyo wa Kristo. Tubasengere. Birashoboka ko yaba atari ari umuyisilamu, ariko ni wanyu icyatumye uhamagarwa ni ukugira ngo ugire umumaro mu gisekuru cy'iwanyu, ni ukugira ngo wamamaze ko Kristo ari umwami, ni ukugira ngo wamamaze ko Kristo akiza. Tugiye gusengera abantu batarabona umucyo, Imana ibakore ku maso, baze bidubike muri iki kidendezi cy'amaraso, nabo bamenye ko iyo widubitse muvamo weradi. Tugiye gusenga. Babara abantu batarakizwa, ibuka nawe ukuntu wari umeze. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Imana isohoza amasezerano, turakubashe cyane kuko uri Imana, turakubashe kuko ushobora byose, turakubashe kuko nta kirogoye imigambi yawe. Dusengeye abantu bose bataramenya umucyo wawe ngo bakore ku maso mwami. Buri muntu wese uri hano afite umuntu wo mu muryango. Dufite imiryango itarakizwa, dufite abana batarakizwa, dufite abagabo batarakizwa, dufite mwami Imana, dufite abantu bari mu kaga bataramenya umucyo, bari mu mwijima. Mu izina rya Yesu, gukomera kwawe n'icyubahiro cyawe bibabeho. Ubamurureho ikintu cy'igitwikirizo cyose, babashe kukumenya kandi bagusobanukirwe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen.